turabasuhuje cyane inshuti za DNA Ministry, amahoro y'Imana bamwe namwe, umwami Yesu ashimwe cyane. Ndagusaba inshuti yanjye muvandimwe kugira ngo ukore subscribe kandi usharing ibiganiro byacu kugira ngo ubutumwa bw'Imana burusheho kugera hose. Murebona ku mashusho twongeye kwakira undi mutumirwa hano kuri DNA Ministry. Intego yacu ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo bukagera impande n'impande. Atuzaniye ubutumwa Imana yamuhaye yashyize ku mutima we, tugiye kumuha umwanya atwibwire, atubwire amazina ye, ahasengera, uwo ari we, hanyuma atugezeho ubutumwa Imana yamuhaye. Tuguhaye karibu, umwanya no wawe. Murakoze, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amazina ni Kwizera Simeo, ndi umukristo kuri ADPR Nyarufunzo, nkaba ndi umugabo, nkunda Imana n'abantu bayo. Mu bihe bikomeye nk'ibi rero ntago dukwiye gucika intege, ahubwo dukomeje gukorera Imana yaduhamagaye kuko ari izatugororera kandi ingororano z'abihanganye zirahari. Hanyuma ndagira ngo twihuse dufatanye dusome ijambo dusanga mu gitabo cya 2 cya Mose cyitwa Kuva. Turasoma ibice 14 14 n'umurongo wa 15. Bibiri iravuze ngo Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye ntakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Amen. Hanyuma topic y'ijambo cyangwa se intego Imana yashyize ku mutima ni ukubabwira ngo kugendana n'Imana wumva ijwi. Twagiye duhura n'abantu benshi tugendana nabo kandi bagenda batuganiriza iby'umumaro, ariko ntago byabaye iby'umumaro nko kugendana n'Imana. Icyakora cyo Bibiliya iratubwira ngo iyo ugendanye n'Imana, ku muririmbyi ari mu mwuka yavuze ngo kugendana n'Imana ni ibanga rikomeye kandi kugendana n'Imana ni amahirwe. Niyo mpamvu nange Imana yampaye kongera kukubwira nshuti wowe unkurikiye ngo niwongere ugendane n'Imana kandi ugende wumva ijwi ryayo. Imana ishimwe. Iyo tuvuze inzira tuba dushatse kusobanura Yesu Kristo, kuko yaravuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 14 avuga ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atari njyewe umujyanye. Nifuje rero kongera kukwibutsa ngo niwongere ugendane n'Imana. Iki gitabo ni igitabo cya 2 cyanditswe na Mose, cyandika mu bihe bikomeye, acyandika mu gihe cyari kigoye kuko cyitwa Iyimuka Misiri muri Bibiliya ntagatifu. Ni igitabo kirimo amateka y'Abisiraheli, kikabamo n'intambara bahuriyemo nazo mu Egiputa. Ni igitabo kirimo gusohorezwa amasezerano kw'Abisiraheli, ndetse ni igitabo cyiza nanakigukundisha uzakunde kugisoma. Iki gitabo ni igitabo kirimo kugendana n'Imana kwabaye ku Bisiraheli ndetse kukaba no kuri Mose. Uyu Mose yagendanye n'Imana kugeza igihe inyanja icitsemo kabira bireba. Bivuze ngo iyo ugendanye n'Imana ugenda wumva ijwi ukamenya ikintu ukwiye gukora n'icyo udakwiriye gukora. Dushimiye Imana tugendana nayo itazadusiga. Bishatse kuvuga iki? Ushobora kugendana n'abantu byagera mu nzira ukagira intege nkeya ukicara bakagusiga. Ushobora kugendana n'abantu bakakurusha intambwe bakagusiga. Ushobora kugendana n'abantu ukabarusha imbaraga ukabasiga, ariko Imana iyo mugendanye, iyo unaniwe irakurinda, kandi Imana iyo mugendanye, iyo wicaye iricara ikakuganiriza. Imana iyo mugendanye, iyo ucitse intege ikongerera imbaraga. Bibiliya ivuga iki? Bivuga ngo niyihe imbaraga bananiwe. Imana ishimwe. Imana iyo mugendanye ntago igusiga ku rugendo, ahubwo igushyitsa aho ugana. Imana himbazwe cyane. Hanyuma Bibiliya iratubwiye ngo Imana ibwira Mose, iramubwira ngo Mose we, ni iki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Nkutangarize wowe wagendanye n'Imana ugatangira urugendo uri kumwe n'Imana, ni igiki gitumye ucika intege? Niwongere ukomeze ugende, kuko Imana mwatangiranye urugendo niyo yongeye kuvugana nawe.
Bibiliya ivuga ngo nuko Abisiraheli bahura n'uburetwa bwa Farawo, bakorerwa uburetwa na Farawo bwo kubabazwa, baratotezwa, barakubitwa, bahagarika umutima, bamarayo imyaka 40. Ariko Imana yibuka isezerano yasezeranye na sokuruza wabo Aburahamu ubwo yamwiyerekaga mu itangiriro igice cya 15, ikamubwira ngo yewe Aburahamu we, kuko utabereye maso igitambo, nicyo gitumye nzatanga urubyaro rwawe rukajya mu kindi gihugu, bakaba abashyitsi n'abasuhuke, ariko hanyuma y'ibyo nzabakuzayo amaboko akomeye. Dushimiye Imana tugendana nayo, dushimiye Imana tubana nayo, dushimiye Imana ivugana natwe kandi ibyo ivuze ikabisohoza. Imana ihimbazwe cyane. Bibiliya ivuga ngo nuko imyaka baragenda, igihe gishize, iyo dusomye itangiriro 14:18, iki ni igihe abamarayika basuraga Aburahamu, barangije baramubaza ngo yewe Aburahamu we, umugore wowe Sara ari hehe? Arangije ababwira ngo ari mu gikari. Barangije bamubwira ngo numutubwira twegere, kuko hari ubutumwa Imana iduhaye tumubwira. Iyo umuntu agendanye n'Imana, igenda imuhumuriza mu nzira arimo. Iki cyari igihe Aburahamu yari afite agahinda ko kutabyara, afite agahinda ko kwitwa ingumba, ariko Imana bagendanye ntago yigeze imutererana, ntago yigeze imusiga, ntago yigeze imuhana. Sara kimara kuhagera, bamareka baramubwira ngo hari ikinaniro Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Dushimiye Imana tugendana nayo, igihe cyashyizweho tukabona ukuboko kwayo. Barangije baramubwira ngo undi mwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Iyo umuntu agendanye n'Imana bivuze iki? Imana twagendanye nayo ni Imana itabeshya, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Imana twagendanye nayo ni Imana itari bayari. Icya gatatu, Imana twagendanye nayo ni Imana isezeranya igasohoza. Imana twagendanye nayo, aleluya, ni Imana ikura hasi yarangiza igashyira hejuru. Ubwo Yakobo yahungaga mwene se Esawu ahungiye kwa Labani, arangije ageze mu nzira mu ishyamba, araryama yisegura ibuye. Mu gicuku cya nijoro yerekwa abamarayika bamanuka urwego, abandi baruzamuka. Bisobanura ngo nta Imana itagukura uri kumwe nayo, kandi nta naho itakugeza wagendanye n'Imana. Imana ishimwe cyane. Arangije ngo kuko mbonye Imana n'amaso yanjye simfe, ahashinga ibuye. Arangije ahita Beteli, aravuga ngo iki ni ikimenyetso cyemeje ko ndi kumwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuga ngo nuko Abisiraheli barasenga, gusenga kwabo Imana irakumvira ceceka. Barangije gusenga, biyiriza ubusa, kwiyiriza ubusa kwabo Imana irabyumvira ceceka. Bisiraheli bafata umwanya bararira, kurira kwabo Imana irabyumva iraceceka. Stifo sansomene, ibyo byose Imana irabyumva iraceceka. Ariko Bibiliya tubwira ngo nuko barangije bafata umwanya baraniha. Dushimiye Imana ijya yumva kuniha kw'abera, dushimiye Imana ijya yumva kuniha kw'abagenzi bari mu rugendo. Barangije kuniha kuva gatatu, Bibiliya ivuga iki? Bivuga ngo nuko iragenda ibonekera Mose, aragiye umukumbi w'intama, awutambikisha ava mu butayu. Imana imwiyereka mu gihuru cyaka umuriro. Imana mwagendanye yongera ikwiyereke, Imana mwavuganye yongera ikwiyereke, Imana mwatangiranye urugendo yongera ikwiyereke. Bibiliya ivuga ngo nuko Mose atambikishwa no kureba icyo gihuru kirimo cyaka umuriro, ngo nuko yumva ijwi rivugiramo, ramubwira ngo Mose we, banza ukwetura imishumi y'inkweto zawe, kuko aho ngaho ugeze arahera. Imana ishimwe. Iyo umuntu agendanye n'Imana bisaba kugenda yicisha bugufi. Iyo umuntu agendanye n'Imana bisaba kugenda yiyoroheje. Iyo umuntu agendanye n'Imana bisaba kugira ngo yemerwe nayo, kuko iyo ugendanye n'Imana muba inshuti, kandi iyo ugendanye nayo muraganira. Iyo ugendanye n'Imana mufatanya umubabaro. Iyo ugendanye n'Imana ntago yagusiga, ntago yagutererana.
Mose arangije gukwetura imishumi y'inkweto ze, Imana iramubwiye ngo numvishije kuniha k'ubwoko bwanjye bunihishwa n'ababakoresha imirimo y'uburetwa. Irangije amubwira ngo nonaha ndagutumye Mose, genda ukura Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa. Mose arangije ahagarika umutima, arangije abwira Imana ngo Uwiteka we, ningereyo bakambaza ngo ninde untumye, nzavuga ko ndinde. Imana imwibwira mu mazina yayo, iramubwira ngo nitwa Imana ishobora ibintu byose. Irangije amubwira ngo niba atacyemera uzababwire ngo ni ndiho ubantumye. Dushimiye Imana tugendana nayo, yarangize katwibwira. Mose arangije avuga ngo Uwiteka we, Imana Farawo nabonye arakomeye kandi Farawo afite imbaraga, mbese natabyumva nzakora iki? Imana irangije amubwira ngo icyo ni icyo ufite mu ntoki zawe, ni wongere ufate agakiza Imana yaguhaye, wongere ugendane n'Imana, izigaragaza ko yitwa Imana ishobora byose. Imana ishimwe. Mose arangije ngo mfite inkoni mu ntoki zanjye. Imana iramubwira ngo ngaho yirambike hasi. Arangije ayirambika hasi, ako kanya ya nkoni ihinduka inzoka. Arangije Imana amubwira ngo niwongere uyitoragure. Arangije arayitoragura, irongera ihinduka inkoni. Imana iramubwira ngo icyo ni ikimenyetso cyemeje ko nzagendana nawe. Ndashaka ko wongera ugasaba Imana kugira ngo mugendane mu rugendo rwawe. Bibiri ngo nuko Mose arangije abwira Uwiteka, aramubwira ngo kuko nagutonyeho kandi nkakugiriraho umugisha, wanyongera kandi kamenyetso kamwe kugira ngo Farawo natakemera wenda azemezwe n'icya kabiri. Imana iramubwira ngo umva nkubwire Mose, noneho rundanya umukungugu nurangiza ukubitamo inkoni, ako kanya igihugu cyuzuremo inda. Ibyo ngibyo arabikora. Mose arangije ngo Uwiteka we, niba nkugireho umugisha wanyongera kandi ka gatatu kugira ngo bibiri nibitamwemeza azemezwe n'icya gatatu. Akira ibihamya kuko wagendanye n'Imana, kira imbaraga z'ibihamya zemeza kuri kumwe n'Imana. Imana irangije amubwira ngo natabyemera uzamanuka ujye ku ruzi, udaha amazi uyadaha imusozi, igihugu cyose cyuzuremo amaraso. Arangije Mose avuga ngo Uwiteka we, wanyongera icya gatanu, natemezwa na binazemezwa n'icya gatanu. Imana iramubwira ngo uzazamura amazi igihugu cyose cyuzuremo ibikeri kugeza ku bitangaza 9. Imana iramubwira ngo icyanyuma nzagikora uriyo kandi nzanangira umutima wa Farawo. Bishatse kuvuga ngo kuba Uwiteka ataragutabara si uko mutagendana, kuba Uwiteka ataragutabara si uko yakwibagiwe, ahubwo ni wongere ugendane nawe kandi wakira ibihamya by'uko wagendanye n'Imana. Bibiri ngo nuko Mose abwira Uwiteka, aramubwira ngo nubwo bwose untumye ariko ntago nzi kuvuga, mbese nigena imbere ya Farawo nzabigenza nte? Imana iramubwira ngo nguhaye Aroni, Imana ishimwe, ibyo uzatekereza azahita bivuga. Imana iguha umuvugizi, niwongere wakira umuvugizi, niwongere wakira umuvugizi ukuvugana mu rugendo. Birongo nuko baramanuka bageze mu Egiputa. Mose arangije ageze imbere ya Farawo, aramubwira ngo Imana ya Isiraheli, Imana y'Abaheburayo yabantumye ngo bajye gukorera Uwiteka, bajye kuyitambira ibitambo. Turashimira Imana ijya yibuka abantu bayo, turashimira Imana yibuka abagenzi bagendanye nayo, turashimira Imana haleluya itazigera itererana abayisenga ku manywa na nijoro. Bivuga ngo nuko Uwiteka amanukira muri ya nkoni ya Mose. Arangije ngo Mose ayirambitse hasi hinduka inzoka. Ngo Farawo aramureba aramwitegereza, aramubwira ngo we wa mwana we uri umwana. Arangije ahamagara abakonikoni, ahamagara abapfumu, arabazana. Arangije kubazana, barangije baricara, bamajije kwicara barambika inkoni zabo hasi, nazo zihinduka inzoka. Ariko inkoni ya Mose igitangaza, dushimiye Imana tugendana nayo tukayibonamo ibitangaza. Inkoni ya Mose imira twatuyoka twose, byasobanuraga ngo muri Yesu niho hari ubuzima kandi muri Yesu niho hari byose. Niyo mpamvu Petero yavuze iki? Yavuze ngo twakuvaho tukajya he mwami w'abami, kari ufite amagambo meza y'ubugingo. Imana ishimwe. Twakuvaho tukajya he, kari ufite amagambo meza y'ubugingo. Bibiri ngo nuko Imana inangira umutima wa Farawo, Imana ikomeza umutima wa Farawo, yanga kurekura Abisiraheli. Igitangaza cya nyuma cya 9
kiraba Farawo anangira umutima. Imana ibwira Mose kuva 12 iramubwira ngo bwira Abisiraheli babaga umwana w'intama w'Imana. Nibarangiza kubaga umwana w'intama, urugo rutari buwumare ruwugabanye n'umuturanyi warwo. Kandi cya kabiri, amategeko Imana iyo mugendanye bisaba ngo wumve kondisiyo zayo. Iramubwira ngo icya kabiri Mose bazamurye yokeje. Byasomana ngo cyari igitambo cya nyuma bari batambiye mu Egiputa. Iramubwira ngo icya gatatu Mose, ubu bwoko bwamaze imyaka 430 muri iki gihugu cya Egiputa bakora badahembwa. Abagore batira abagore bagenzi babo imyenda, abana batira abana bagenzi babo imyenda, abagabo nabo babigenze gutyo, bazagende bambaye neza. Dushimiye Imana tugendana nayo, yarangiza ikatwishyuriza. Barangije ngo barabikora. Kandi Imana ibwira Mose, iramubwira ngo iryo joro ndohereza umurimbuzi ari buze kunyura muri icyo gihugu. Umurimbuzi ari buze kunyura muri icyo gihugu. Iramubwira ngo icyitonderwa Mose, amaraso y'uwo mwana w'intama bayasige ku nkomanyirizo z'imiryango, kuko urugo rutafite icyo kimenyetso cy'amaraso umurimbuzi arinjiramo yica ikintu cyose cy'imfura. Muririmbyi 120 yaravuze ngo ubu Uwiteka abonyeho ayo maraso ntago amucira urubanza rubi, ahubwo amwita umukiranutsi. Arangira ngo ngiye mu ijuru mfite umuntu mvugira, ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we. Dushimiye Imana tugendana nayo, yarangiza amazina yacu ikayabika ku mutima wayo. Mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we. Ubwo mvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Bibiri ngo nuko mu gitondo cya kare Farawo aragenda abwira Mose, aramubwira ngo bwira abantu bawe bagende kuko ntacyo bashaka muri iki gihugu. Bibiri ngo nuko baragenda, bageze ku nyanja itukura Imana irahabatinza. Bageze ku nyanja itukura Imana irahabakereza. Bageze ku nyanja itukura Imana irahabicaza. Bageze ku nyanja itukura Imana irababwira ngo nimuhagarare. Imana irababwira ngo nimwicare. Bageze ku nyanja itukura irababwira ngo nibutse isezerano nasezeranye namwe yuko Abanyegiputa mwabonye mutazongera kubabona ukundi. Barangije ngo bicara ku nyanja itukura. Barangije abagore bararira, barangije abagore bariheba, barangije abagabo barataka, abana bato bararira. Ariko Imana yari ifite ikintu iri bukore. Dushimiye Imana ko nubwo icecetse ariko hari ikizakorera abantu bagendana nayo. Bageze ku nyanja itukura, bareba imbere yabo bakabona inyanja itukura, bareba impande n'impande bakabona imisozi bagose. Dawidi yandika gute Zaburi 125 vuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'imisozi ya Siyoni. Ndavuga ngo abagendanye n'Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, hubwo uhora uhamye iteka. Kandi nk'uko imisozi gose Yerusalemu ni ku Uwiteka gota abantu bagendana nawe uhereye none ukageza iteka ryose. Ijambo rikomeye nashaka kugeraho ni ijambo ngo kuko inkoni y'uburetwa itazaguma kuba umwandu ku bantu bagendanye n'Imana. Imana ihimbazwe. Barangije ngo bamanuka gato 124 Zaburi bavuga ngo iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu, ubwo ababisha baduhagurukiraga baba baratumize bunguri. Hera Stifo barangije ngo ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Barangije Mose basubiza muri Zaburi ya 6:12 aravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no gusuhuza umutima kw'abagendana nayo Uwiteka arahaguruka shire mu mahoro bo bacurira ingoni. Imana irangije irururuka yibuka isezerano yasezeranye na Aburahamu. Aravuga ngo kuko ndi Imana itivuguruza kandi ndi Imana itabeshya, ndi Imana ibana n'abantu banjye, ndi Imana igendana nabo. Irangije ibwira Mose, iramubwira ngo Mose we kuva 3:17 iramubwira ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, kuko wara Stifo wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo uvuze ndagikora. Imana irangije ibwira Mose, iramubwira ngo humura ndanyuza kugira neza kwanjye imbere yawe. Iramubwira ngo humura ndibuze kukwereka ko ndi Imana ikomeye. Irangije Bibiliya iravuga ngo irururuka. Irangije kururuka yohereza abamarayika ku kanya
bambara amataburiya, bamanukana amasupana, barangije bajya ku magare y'abanyegiputa n'amafarashi, bakura inziga ku magare yabyo, bitangira gukuruka bigoranye. Kubera iki? Bari bakurikiye abantu bagendanye n'Imana, bari bakurikiye abantu bavuzweho n'Imana. Umuntu wavuzweho n'Imana ni uwo kwitonderwa, nubwo yaba ari umukene, nubwo yaba asabiriza, nubwo yaba atagira haba, nubwo yaba burara, ariko ni umuntu wo kwitonderwa n'Imana. Barangije ngo gukuruka kw'amagare yabo bitangira gukuruka bigoranye. Imana ikura inziga ku magare y'abagenzi bari bafite ibibirukankana, Imana ikura inziga ku byirukankanaga abagendana nayo, Imana ikura inziga ku bisa nk'amagare ya Farawo byari biri inyuma yawe, ibyari bigutugatuze. Ukimara kumvira ijambo, Imana yururuka ikura inziga ku magare yabyo, bitangire gukuruka bigoranye. Imana ikura inziga ku magare ya Farawo, bitangire gukuruka bigoranye. Imana ishimwe, haleluya. Barangije Bibiliya iramanuka. Bibiliya ivuga iki? Bivuga ngo ni uko Uwiteka arururuka. Arangije kururuka avugana na Mose, aramubwira ngo yewe Mose we, ni iki gitumye untakira? Haleluya. Iramubwira ngo ni iki gitumye uhagarika umutima? Imana iramubaza ngo Mose we, wibagiwe ko ndi Imana yabanye nawe? Wibagiwe ko ndi Imana yavuganye nawe? Gatoya cyane. Bundi dushimiye Imana yatanze Yesu kugira ngo umwana wayo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Hanyuma tugashimira Yesu waduhaye ingabire nziza y'umwuka wera kugira ngo abane natwe ibihe byose. Bundi mbere umwuka wera yakuzagaho ugakora igitangaza kimwe akongera akagenda. Niyo mpamvu Abisirayeli bamaze imyaka 430. Ibi bitangaza 10 byabaye mu myaka 30, kuko igitangaza kimwe cyamaraga imyaka 3. Ariko dushimiye Imana ko uyu munsi umuntu ashobora guhanura ibitangaza 100 umunsi umwe. Uyu munsi umuntu ashobora guhanura ibitangaza bitabarika. Nta wundi tubikesha, turabikesha Yesu wagiye ku musaraba, turabikesha Yesu wamenye amaraso, turabikesha Yesu wavuze ijambo rikomeye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:12 kavuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo. Niyo mpamvu Mwuka w'Imana yanjeho cyane, arangije arambwira ngo fungura cano yitaba Tabazi TV kugira ngo abazajya bayijyaho bazajya bahembuka. Ni ukugira ngo abantu ubutumwa bwiza bukwire ku isi yose. Turashimira Yesu ugendana natwe ntadusige, kandi turashimira Yesu twabonye mu bihe bikomeye. Bibiliya ivuga iki? Bivuga ngo nuko Imana ibwira Mose, iramubwira ngo tuza umutima, hagarara. Nurangiza guhagarara wicecekere, ureba agakiza ndi bubazanire uyu munsi. Banyegiputa mwabonye ntimuzongera kubabona ukundi. Imana ishimwe. Dushimiye Imana ihagarara ku cyo yavuze, kandi dushimiye Imana irindi ijambo ryayo ibihe n'ibihe. Dushimiye Imana itagitererana abayisenga. Dushimiye Imana itazibagirwa imirimo y'abera. Hanyuma biravuga ngo nuko Imana ibwira Mose, iramubwira ngo Mose we, noneho rambura inkoni ku mazi. Imana irangije kuvuga ayo magambo, Mose arambura inkoni ku mazi. Ako kanya amazi acikamo kabiri. Umwisiraheli wa mbere arangije akandagiramo. Ngo nubwo nkandagiyemo, ariko sinzi ko ndi butere intambwe ya kabiri. Ayiteye ngo nubwo nyiteye, iya gatatu ntiri bwemere. Ndagira ngo ngutangarize wowe wagendanye n'Imana, ubwa mbere ugacuruza ugahomba, ni wakira igitangaza cya kabiri. We wagendanye n'Imana ugahinga ntibyere, Imana irategetse kuko wagendanye nayo, noneho nibyemere. Ibyanze bizemera kuko uri kugendana nayo. Barangije barambuka. Bakimara kwambuka, Imana ibwira Mose, iramubwira ngo Mose we, hindukira urebe inyuma yawe, nurangiza urambura inkoni ku mazi, amazi yongere amanuke. Imana ishimwe. Biravuga ngo bakimara kwambuka, uwanyuma mu Bisirayeli ashinguyemo ikirenge, uwanyuma mu Banyegiputa nawe yari amaze kugikandagizamo.
Imana ibwira Mose, iramubwira ngo Mose we niwongere urambure inkoni inyuma yawe. Bakimara kuyirambura Mose, ako kanya amazi arongera aramanuka. Bamwe mu bahanga baragerageje bivuga ngo uyu ni wo muhanda wuzuye mu gihe gitoya, kandi uyu ni wo muhanda wishe abantu benshi. Iyi niyo mpanuka yabayeho ihitana abantu benshi. Miriyamu arangije ajya mu mwuka, arangije araririmba ngo ifarashi ntoya yari ihetse wabiroshye mu nyanja Uwiteka. Bivuga ngo ntago ari kubw'imbaraga z'umuntu, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Turashimira Imana igibaho tutari, turashimira Imana tugendana nayo. Aho babonaga ko hari urupfu hakaboneka ubuzima, turashimira Imana tugendana nayo. Abantu bakabona ko birangiye, ariko imbere y'Imana bikaba bitangiye. Turashimira Imana twabonye tutinda ku nyanja itukura, turashimira Imana twabonye turi imfubyi, turashimira Imana twabonye turi abapfakazi, turashimira Imana twabonye tutagira aho tuba, turashimira Imana twabonye tutazi ko tuzakura, ariko Imana ikagendana natwe, twarangiza tugakora. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Bibiliya ivuga icyo urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 4 biravuga ngo nuko Timoteyo yarangije abwira Pawulo abwira Timoteyo, amubwira ngo Timoteyo mwana wanjye, nagendanye n'Imana kandi nabanye nayo. Aramubwira ngo nyuma yo kugendana nayo narinzi byo kwizerwa. Imana iyo ugendanye nayo inakurishoboza kurinda ibyo kwizerwa. Imana iyo ugendanye nayo igushoboza kubaho utaba. Ndagira ngo dusenge Imana tuyibwire ngo niwongere dushyire mu rugendo, kandi dukomereze mu rugendo, utwongerera imbaraga mu rugendo. Niwe imbaraga bananiwe, kandi abadashoboye urabashoboza. Data, mu izina rya Yesu Kristo, twarakubonye, twarakumvishije, twakubonye mu mirimo yawe, twakubonye mu mbaraga zawe. Abatubanjirije barizeye, kandi kwizera kwabo kubageza kure cyane. Wizeraga igihugu cya Kanani kandi ukibagezamo. Wambukije Abisiraheli inyanja itukura kuko wagendanaga nabo. Natwe n'utwambutse ibikomeye, utwambutse ibitugoye, usubize mu nzira bari bacitse intege, ubongerera imbaraga. Kandi umuntu wumvira ijambo akarikomeza, umuhereza umugisha utagabanyije, ntakagira icyo abura. Kora Stifo kuko yakurikiye akumva icyo uvugana nawe mu ijambo. Habwa icyubahiro kuko uri Imana yumva gusenga, Mana ya Isiraheli, mu izina rya Yesu, amen.